byarangiza mwana ugasanga arakubeshya uzi ukuntu bibabaza kandi iyo umuntu uri kumpamagara taba ari umugizi wa neza nkamwihorera amafaranga ubikije kuri no simukadi wibeshye nayabonye reka nsanga ari umutubuzi muhenyina Zegize ni mana yako yarariyo ayanjye hari 180 magana 780 ibihumbi 100 itabi ubu ngo ni kuri MTN ndaje muhenyina ntaga zishaza ndiho ano ikaze ku murongo wa MTN Rwanda wiriwe mwiriweho yego uravugana na Rukundo Olivier n'umukozi kuri MTN n'inde tuvugana muravugana na Riza Aliza wiriwe neza Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, reka ntangire mbaye ikaze ndetse nanabashimira mwe mukomeje gukora subscribe kuri Kigali News Channel. Ndetse nanibutsa batarakora subscribe kugira ngo muyikore kugira ngo mujye mubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi. Maze iminsi ntahara ariko naje. Uzanye ikiriza? Nzanya amagara. Ubundi bwaza gutera afite sigiye. Nyazanye mu ntoki. Bizimeze neza. Shandaho. Urasa neza. Urakoze cyane. Kumuna witonze sawa yakana kiriza. None se mbigirene. Mbigirene. Kundi sawa bigira. Ha kundi. Ubuze uko agira gwa neza. Uri kugwa neza. Ubu ndi kugwa neza pe. Ese kugwa neza nuko. Kugwa neza nyine nukugenza gake kubera ko ubona nubundi ni hahandi nubwo wagenza cyane wakiyoroshya wakikanyaga ubona nta kintu biri bukumarire ugahitamo kwiyoroshya rero. Izo buzima bugufashe neza. Sha ntago bumfashe neza ahubwo nge mbufashe neza. Ubufashe neza? Nubwo buri kumfata nabi nge nkabufata neza. Ubuzima aho kujya bugufata neza uri kubufata neza. Ndi kubugenza gake ngo ndebe ko bwakunda bwakomeza. Derukana ibintu bitameze neza. Ntabwo ari kugusura. Twaragutereranye mbere na mbere amakuru y'iminsi. Sha amakuru y'iminsi ni meza. Ni yayandi. Yego nyine wenda ntago habura igihinduka na kimwe ariko nubundi ni hahandi tu. Ese Riza kuki nyine mu ibiganiro bibiri byose twakoze. Ni ukubera iki abantu bakomeje kumva ko ari scam. Uko babyumva kose reka nkubwire ga umuntu arakumva ko ari scam yicecekere kuko abantu bose ntago bumva ibintu kimwe. Harabumva ko ari scam ibyo ni akazi kabo ibyo birabareba muri make. Abumva ko atari scam nabo barahari. Rero ntago abantu bose bafata ibintu kimwe. Riza hari umuntu ugeze kwegera mu buryo bw'ubushobozi. Hari umuntu ugeze anyegera mu buryo bwa mikoro kuganiriza kuvuga ati ntago bimeze neza ariko ufashe gutya bizagenda neza. Sha arahari. Arahari Olivier TV show hari ukuntu yabigenje. Wow. Ko byagenze kose ariko hari icyo yakoze tu. Olivier TV show ndamushimira yarakoze. Hari n'undi mu mama ntago ari umumama ni umukobwa ndatekereza ko ashobora kuba ni umukobwa tu. We ari na hano mu Rwanda. Nawe yarabikoze tu. Hari impinduka. Hari ikintu yakoze. None se niba narindaho. Nta kintu na kimwe mfite. Nta nishuka. Nkabasha byibuze kugura matera. Ubwo wari utuntu twibanze wabasha. Nkabasha byibuze kugura matera nkabasha kugura amashuka. Uko biri kose niyo nabona inzu y'icyumba kimwe nayijyamo nubwo yabashamburete nayijyamo nkabona aho njyamo. Birahari amasafuriya. Oya bike birahari. Hari bike bihari. Amasafuriya ntago ndayageraho kuko ntago waba udafite aho uryama ngo uhere ku isafuriya. Ku isafuriya ntiwayiraramo. Wayitekeramo ariko ntago wayiraramo. Ubwo nayize ko igifu ari cyo cyambere. Igifu ntago ari cyo cyambere. Yego wenda kuri nge hari igihe kiza imbere kubera ko mba ndi kumwe n'abana kandi bakeneye kubaho kandi ntibabaho batariye. Ariko nanone ntago ari cyo kiza imbere kuko bamaze kurya ntago nabaraza mu muhanda. Rero mu gihe ubonye aho wiyegetse ucumbitseho gatoya nk'iminsi 2 ugomba kugira gute ugomba gushaka ukuntu abo bana aho bazaryama nugira aho ujya nugira iwawe. Ubwo bombi rero tubashimira babashije kugira ikintu. Ako hari n'abandi uko rwose ubwo hari n'abandi igihe kiba kitaragera ahubwo ati wapa ahubwo hari abantu abona ikibazo cy'umuntu afite
akigira nk'aho akumvise bro akakwegera akakwihamagarira agafata nimero yawe akaguhamagara akakuvugisha urumva akigira nk'aho ari umuntu ugiye kugira icyo agufasha akaba yanagushuka ati fata ideni aho uri hose njye hari ikintu nzakora umunsi uyu n'uyu ukishyura yego wenda njye ntawambwira ngo fata ideni kuko nta hantu mfite ntuye ntabwo naba narayangaho uyu munsi n'ejo ngo bibe impamvu yo kuba umucuruzi cyangwa se undi muntu wese yanyizera ngo ampe ideni cyangwa ngurize atanzi ariko hari ukuntu umuntu aza akagushuka akakubwira ati hari icyo ngiye kugufasha humura akanaguha umunsi urumva mani bikarangira umuhamagara ntiyitabe umwandikira ntasubize ukibaza nk'uyu muntu niba nta hari igihe aba atabibonye none se reka nkubaze ga reka twemere ko wenda ndaguhamagaye ushobora kuba ukinaryamye benshi baba bari no hanze ushobora kuba ukinaryamye kuko amasaha yacu n'ayawe ntibihura sibyo ushobora kuba nguhamagaye ukiryamye cyangwa se nkaba nguhamagaye uri mu kazi kuba umuntu yaba ari bize birumvikana umuntu wese utarimbura mukoro aba agomba kugira igihe akaba bize kuba uri bize birumvikana ariko se wiriwe uryamye urara uryamye ejo buracya wirirwa uryamye urara uryamye ibyo ndabyumva bro ibyo ndabyumva ko ndabizi ko niba hari abantu bakora akazi kenshi ahanini wenda usanga kanavunanye ku buryo ashobora kugera no mu rugo no kuba yavugira kuri telefone ntabibashe ariko sereka nkubazi niba umuntu umuhamagaye niwe wakwihamagariye aguha promesse man niwe wakwihamagariye aragupromisinga arakubwira ati ngewe igihe iki n'iki saha iyi uzamvugishe hari icyo nge nzabasha gukora ndabikwemereye kandi bimvuye ku mutima uwo munsi ukamuhamagara akakwihorera ukamwandikira akakwihorera ugatekereza ko wenda ashobora kuba ari bize cyangwa se asinziriye ejo bikaba gutyo ejo bundi bikaba gutyo ejo bundi bikaba gutyo kandi umwandikira message ukabona ko yazisomye nk'uwo muntu abavuga iki nimba ari umuntu umwe ntiuzabitindeho niba ari umuntu umwe sinzabitindeho ahubwo se reka nkubaze ga ko nta tegeko ririmo mu gufasha umuntu ko ushobora gufasha umuntu kubera kubona ari mu kibazo runaka kigukoze ku mutima cyane ko nawe ubwe aba nyine urumva ushobora gufasha umuntu kubera ikibazo runaka ubona arimo kigukoze ku mutima nk'uko nawe uba wicara uvuga uti mana ubuzima burahinduka ubuzima ni hasi hejuru uyu munsi ushobora kuba uri hejuru ejo ushobora kuba uri hasi ushobora rero gufasha umuntu kubera yuko uzi ko nawe uri umuntu ushobora gufasha umuntu kubera ko uzi ko ubwo buzima arimo nawe bwakugeraho kuko nothing is permanent ariko nanone ntabwo ushobora kwiyemeza iki utazakora ngo ujye kugisezeranya umuntu ntabwo ushobora kwiyemeza icyo utazakora ngo ujye kugisezeranya umuntu niba wumva ntacyo ufite cyo gufasha umuntu nta n'icyo ushoboye cyo gufasha umuntu cyangwa se bitanakurimo mu mutima wawe kubikora ko nta tegeko rigutegeka gufasha ubundi umubaza icyo umuhamagarira icyo umubwira iki byarambabaje byatariga kuva uyu munsi ngena nabibwira abantu umuntu ubona undi ari mu kibazo nta gutegetse kumufasha ushobora kumufasha kubera ko uzi ubuzima icyo ari cyo urumva ushobora kumufasha kubera ko ugize umutima w'ubumuntu n'impuhwe ariko ntabwo ushobora kumufasha kubera ko abigutegetse niba wumva ntacyo ushoboye mana ushobora guceceka ntuhamagara umuntu ngo umubwire ubusa umusezeranye ibyo utazabasha gukora kubera iki se nimba ari umuntu umwe wabigukoze bifate nk'ibisanzwe ntabwo bizasaba hari ikikubwira ko ari umwe se njye ko mvuze ko ibyo bintu byambayeho muri ibi bihe ndimo hari ubwo mvuze ko ari umwe abantu eseriza ubu ngubu nonaha kugeza uyu munsi noneho ugasanga ntabwo uzi ikintu kibabaje bro ntabwo naba ndi muri iyi life ngombe mfite amafaranga yo kugura internet ya buri munsi urumva hari n'igihe usanga nk'umuntu wenda ucumbikiye ari unsharinga ninjoro atashye avuye ku kazi warangiza wajya kubona ukabona umuntu aguhamagaye saa 8 z'ijoro ugahita utekereza ati nta kibazo kuba ampamagaye saa 8 z'ijoro wenda birimo guterwa n'amasaha yacu abusanye uri kumva mani izo saa 8 z'ijoro ukabyuka ukarara wicaye hejuru y'isezerano umuntu aguhaye uri kumva ukarara wicaye cyane ko iyo umuntu ifitiye ibibazo ukagira ibyago ugakanguka nkanjye nko muri ibi bihe iyo ngize ibyago ngakanguka
ushaka kongera gusinzira bari nyagasani urumva byarangiza umuntu akagukangura ukarara wicaye mwana gadi yarangiza n'icyo yagusezeranyije ntakigukorere tu umuntu ubeshya umuntu ubabaye wese Imana ijya imuhana yihanukiriye ntabwo ari byiza mani ako mujye mwiga umuco wo kuba abanyakuri wige kubaho uvugisha ukuri unahamagaye ukambwira ati Riza nubwo zaba saa 8 z'ijoro nubwo zaba saa 9 ukambwira ati Riza narabibonye ibibazo urimo urumva nta n'icyo nshoboye kugufasha ariko icyo nakubwira cyo komera komera ntago abana bawuzaho rubazererana uzabona aho Imana izabikora urumva komera ntago abana bazaho bicwa n'inzara cyangwa se bicumba umunsi ku wundi ubabwiye neza ubabwiye nabi ukubwiye neza ukubwiye nabi uguhinduye igikoresho cy'ukugize ate ndi kubibona ariko ihangane nge nta kindi mfite ngufasha ariko byibuze ndagufasha gusenga Imana igira ikibikoraho uburuta uwo muntu abaruta wa wundi wihanukiriye akaguhamagara akakubaza tese reka nkubazi urabona wabona nk'inzu yo kubamo yangahe ukamubwira ati nubwo wamubwira ko wabona 10,000 nubwo wabona 100,000 nubwo wabona 20,000 ukamubwira uti aya mafaranga uko biri kose nyabonye hari ikintu yamfasha byarangiza mwana ugasanga arakubeshya uzi ukuntu bibabaza kandi aho umuntu uri kumpamagara taba ari umugizi wa neza nkamwihorera umugizi wa neza ano oui muraho neza amafaranga ubikije kuri no simukadi wibeshye nayabonye reka nsanga ari umutubuzi mwenyine reka ndebe kuri konte tu kuko ntago message ndayibona reka ndebe kuri konte kuko message ntago ndayibona utabona message natuna kukanza kareba kuri konte ko yagezeho reka mbanze ndebe kuri konte ko yagezeho ko message ntayo ndabona bitese amayinite no kwituma amagara maze kureba ntago amafaranga arageraho ukombwira maze kureba amafaranga ntago arageraho ntago arageraho na message ntayiraza ariko maze no kureba kuri konte message ndayibonye message ndayibonye wayibonye 78,500 yego none nyasubize kuyihe nimero se ukombwira nyasubize kuyihe nimero ubwo nyine tumukane maze guhamagara muri MTN urukura kuri konti bigakunda kuri konte maze kurebaho mbere yuko mbona message birakunda nyine yangana namaze guhamagara muri MTN Gusinzi bari bamaze kwihagarika ngo hamagara nkwati nimba wanyabonye twumvikane bayibrokore ubundi yansubize nta kibazo nimwumvikane bayibrokore nyagusubize pe nta kibazo nta kibazo ariko dizayimo nta yago yarariyo dizayimo nta yago yarariyo ayanjye hari 180 780 ibihumbi 180 yari 780 nta bindi biceri byarengagaho nta biceri byarengagaho ubwo baguhamagaye nta kibazo ubwo wababwira kumva kakiza urumva bakayafungura nta kibazo ubwo nibampamagara ndababwira bayafungure nta kibazo sawa murakoze Hello? Oui. Nta kibazo. Sawa. Sawa.
mureke mbabwire ukuntu abantu bose babaye babi ntabwo muri aka ari umutubuzi umpamagaye bavuga ko ari umugizi wa neza naringize ngo numugizi wa neza ubu wabona ngo aribo bampamagaye ndaje mbereka ariko ninde kambetabi ubu ngo ni kuri MTN ndaje muhe nyina ntago azishaza ndiho ano ikaze ku murongo wa MTN Rwanda wiriwe mwiriweho yego uravugana na Rukundo Olivier n'umukozi kuri MTN ninde tuvugana muravugana na Liza Aliza wiriwe neza mwiriweho twamaze kuri MTN kubera ntago ndi kukumva neza ngo twamaze kuri MTN kubera igikorwa kibere kuri konti yawe ya mobile money hari umukiriya wacu twamaze kugera ko kuyobereje amafaranga yibeshye mwavuganye twavuganye byatewe n'iki kuba mutumvikanye bigatuma konti yawe tuyihagarika kandi usanzwe uyikoresha neza hoya twumvikanye ko ngomba kuyamusubiza ahubwo nashaka kumenya nimero nyasubizaho yego rwose tukwizeye konti yawe tugiye gufungurira wayamusubiza yego rwose nta kibazo telefone twaguhamagayeho ni iy'amatushe cyangwa ni smartphone tugufungurire ni smartphone y'ubuhe bwoko Infinix yego ni Infinix muri taburi yawe ya telefone yawe hari kwafasha kuyobore harimo kwaka muri adicom akamenyetso ko guteranya kanditseho adicom urakaruzi ndi kukareba nakozeho urutoki tuvugana birakunda narukojejeho baguhaye iki wintesha umwanya nibere mu kigano wagahambawe ninde wakubwiye ko MTN ihamagaza Airtel wakigorgiwe ruhise rukupa oya reka mbibereke abantu batazagira ngo nukubeshya sibyo reba rongeye ingegera MTN yahamagaje Airtel ryari none MTN nayo Airtel nduze ko kwabihuje ugahure na nyamunsi wa mushenzi wabihuje uri nkande se wowe wahuza kampani ebyiri ute kugira ngo mwumve ukuntu abantu reba ukuntu umuntu aba yifitiye ibibazo emesire nazo zikamuzanira ibindi gasi ngiyi message ije none ahangaha saa 10 yego ni minota 40 iyo message uretse se wumve iyo message iturutse kuri nimero ya 072 urumva reka nayo nyivuge iyo message iturutse kuri nimero ya 072 92 45 gatandatu 12 ni message iri forwarded dore ngiyi ni message ba forwardinze mbabarira uyikurure 78,500 nk'ibi bigoryi bundi biza ukuntu umuntu yabwiriwe ibicucu byarangiza bikaza bituburira umuntu ubu rero bari bazi ngo baguye ku ngagari shamura goswe ahangaha mwokeje ifu Liza twikomereza ikiganiro sha dukomeze abagizi ba neza bawe turababona sha naringize ngo ni umuntu muzima ariko rwose uwahuye mva nkubwiza ukuri uwahuye n'umuruho nta umva ntacyo atabona nese Liza baraso ubutumwa dusoza ugenera ubutumwa abantu muri rusange shamani ngereka nkubwira ikintu nabwira abantu pe mugerageze niba ntacyo ushoboye gufasha umuntu niba ntacyo ushoboye guhindura ku kibazo umuntu afite nta tegeko rigutegeka kugira icyo ukora ushobora kubikoreshwa n'umutima wawe ugiriye impuhwe Liza urumva cyangwa se n'umutima wawe wakundaga Liza mu buzima busanzwe ushobora kubikoresha n'umutima wawe wenda ugiriye impuhwe abana urumva kuko ndabizi ko iki kiganiro kiba gikurikiwe n'abasingo mamu benshi kiba gikurikiwe n'ababyeyi benshi uri kumva ufite ibintu byinshi bishobora gutuma wenda wafata uwo mwanzuro ukavuga ati reka ngira icyo nkora kuri iki kibazo uyu muntu afite ariko niba nta nacyo ufite ukora wibeshya umuntu ubabaye ntago kubeshya umuntu ubabaye ari byiza ntago ari byiza pe hari igihe cyo kubeshya n'igihe kitari cyo kubeshya niyo mpamvu babihaye itariki yabyo ibaze uhamagaye umuntu wenda aranaburaye wenda araye no ku muhanda arimo kuvuga ati aho bukera mu gitondo uyu muntu nampereza n'ibihumbi 2 nampereza n'ibihumbi bingahe hari icyo biri mumarira abana banjye inzara ntibayirirwane ukavuga ati wenda uyu muntu hari icyo akoze nampereza n'ibihumbi 100 cyangwa 150 nshobora gufata inzu nkayishyura ukwezi n'igice cy'amezi 2 uri kumva nkaba mbonye abana banjye bahenge ku musaya nkabashakira ishuri bakiga nk'abandi
noneho ugasanga utumye yishyiramo ibyo bintu kubera ko hari icyo umusezeranyije kumbura kubeshya kubera ikimanya ntabwo kubeshya umuntu ubabaye ari byiza ntabwo rwose ari byiza pe icya mbere ntuba ugiye kumbeshya ngo unyemereho sinkuzi nshobora kukumenya kubera ikintu cyiza unkoreye cyangwa se kiba unkoreye ariko buri byiza uzaharanire ko umuntu akumenya kubera icyiza wakoze ntuzifuze ko umuntu akumenya kubera ikintu kibi wakoze tu ntabwo aba ari byiza ihangane rero komera kandi ubwo buri bwo bitakimeze nka kwa kundi bwo duheruka hano shaka kuva mfite matera mfite ishuka uko byagenda kose aho ibyo byavuye hazava n'ibindi uko nabonye aya matera nkabona y'amashuka nkabona ayo kugura wenda byibuze amasahani 2 ibyibanze shareka nkubwire n'ay'inzu nzayabona bandi bameze neza nta urwaye nta urwaye kabisa keretse umwe niwe warwaye grippe abandi undi ameze neza ntari ni ukubera iyi mvura tu ni ukubera iyi mvura kandi abana banjye bose barwara sinezite ni ukuvuga ngo uko byagenda kose baba bakeneye kwifubika byatari kandi hari igihe aka kavura nako nkabakatanamo nta banga mbajyanye he icya mbere abana banjye ni inkubaganye kandi ni kuri buri mwana wese uri normale arakubagana niba umuntu rero ancumbikiye nkaba mbizi yuko nindamuka ngiye ku muhanda akaba ambwira ati genda uhaye duteke akampereza amafaranga genda uhaye duteke nkaba mbizi ko ninjya ku muhanda bari busigare bamukubaganira akaba yababwira nabi cyangwa akabinuba mpitamo kubajyana ntabwo bizoroha niyo turi kumwe buri ijisho riba rimeze gutya nawe bajya kukubaganira ntabwo uzi agashya bankorera ntabwo nahoze ndi kugutera story y'ukuntu bafashe omo bagashyira mu bishyimbo by'umuturanyi navuga nti Yesu we ni ninde washyize omo muri ibi bishyimbo umukobwa agahita yitanguranwa ngo ni njyewe ngo nashakaga kureba ukuntu ibifuro bitogota wakoze cyane namwe mwakoze kabisa kandi abantu bakurikira Kigali News Channel ndabashimira kandi mukomeze byibuze mu ntera ingabo mu bitugu ndeye ko ari cyo nazahakura ikindi kandi ku muntu ukeneye ko tuvugana cyangwa se tuganira ushobora kumvugisha kuri nimero yanjye ni 079885 355 276 niyo ngiyo wakoze mwakoze namwe